ikaze cyane kuri wakoze subscribe kuri nizere kumeza neza cyane, nizere ko komeje kugenda ugubwa neza cyane aho uherereye hirya no hino, abari mu Rwanda, abari Luxembourg, abari mu Misiri, abari Tanzania, abari hirya no hino muri Uganda, nizere ko meze neza cyane. Yego nagarutse nitwa Johnson, ndaje ngo tugende tuganira by'umwihariko tuganire ku makuru y'imyidagaduro agenda caracara, ariko mwari mwarambuze, ariko hari byinshi nari mperereyemo rwose, ariko nagarutse nizere ko tugiye kubana nk'ibisanzwe. Mukore subscribe, mu sharing, munatanga n'ama comment agiye atandukanye. Nitwa Johnson, ndaje ngo tuganire kuri aya makuru y'imyidagaduro by'umwihariko ku muhanzi witwa VESTINE wo mu itsinda rya VESTINE Dorcas. Uyu nguyu yamaze kuba abyarira mu gihugu cya Canada. Ishimwe VESTINE wo mu itsinda rya VESTINE Dorcas yibarutse imfura. Uyu mugore we yarabyariye mu mujyi wa Vancouver, nyine ni hara mu gihugu cya Canada, aho yaramaze igihe atuye kuva yasigara muri Canada mu mpera z'umwaka ushize, ubwo we na mugenzi we basozaga ibitaramo bari bahafitiye. Amakuru yizewe dutangaza ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko uyu mugore amaze ukwezi kurenga abyaye umwana w'umukobwa, akaba ari n'imfura ye. Birumvikana waduharira amakuru yagize ati nibyo ni impano, yarabyaye rwose, yabyaye umwana w'umukobwa muri Werurwe, yabyaye umwana w'umukobwa muri Werurwe 2026. Uyu mwana agiye kuzuza amezi 2. Yabyariye Vancouver, aho hatuye kuva yasigara inaha muri Canada. Mu mpera z'uyu mwaka wundi ushize, ubwo itsinda ry'uyu mugore n'umuvandimwe bari muri Canada mu bitaramo byazengukaga umujyi mu mijyi itandukanye. Rero ntabwo yabashije gutaha kuko hatashye Dorcas ndetse n'uwitwa Emirene, umujyanama wabo. Nuko byari bimeze. Ishimwe VESTINE abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yanditse ibaruwa ndende agaragaza ko yicuza impamvu yakoze ubukwe na Idriss Jean-Luc Quadrogo. Mu butumwa rero burebure yanditse abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu Cyongereza, VESTINE yavuze ko abaye mu buzima atishimiye ndetse ko kubwe asanga yarigeze amahitamo mabi cyane. Ibyo byafashwe nko kuba uyu mugore yaramaze gufata icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we bari barakoze ubukwe muri Nyakanga 2025. Uretse ibyo rero gutandukana n'umugabo we kuva mu Gushyingo 2025, ubwo yafataga icyemezo cyo gusigara muri Canada, n'ibikorwa bya muzika birumvikana by'itsinda rya VESTINE Dorcas bisa naho byatangiye kugenda bigura intege. Ikinyamakuru rero dukesha aya makuru cyagaragaje ko gushaka kwa VESTINE, ngo twagerageje gushaka VESTINE ngo tumubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko kumubona ntabwo byatworoheye rwose. Nitwa Johnson, mukomeze mu subscribing, mu sharing, munatanga na comment. Asante.